bibaye kuko tuba twibutse neza icyazanye Yesu mu isi. Yesu ntabwo yaje mu isi ari uwo munsi abayeho. Yesu yahozeho. Iyo usomye igitabo cy'Imigani igice cya 8:20 hazavuga ngo uwo nguwo ngo yahoranye n'Imana, sibyo? Ngo ijuru ritararemwa n'isi itararemwa we yarahari. Umutima wo kwamamaza Yesu ariko tuvuga no tubwira abantu sabo babwira iki cyabo bakoze iki ntacyo. Nubwo ukomeye, nubwo ufite amafaranga, nubwo utegetse ibihugu, ejo turabizi kuzovaho. Hakimundi mwana uzahora nawe uzosubira akavaho. Ariko twaririmze mu ngoma yawe ntizashira, ubwami bwawe ntibuzashira. Twavuze ngo uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki abantu bose bagaza bahanura kuko Kristo azavuka. Yesu yaje kumaraho icyaha isi. Abantu bikoreye ibyaha, bikoreye imitwaro, ariko uwagombaga kuyikorera arahari. Yatanze itangazo ariko ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo baruhure. Impamvu zikomeye zazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo amareho icyaha. Yohana arandika ngo si byiza gukora icyaha. Yohana wa mbere arandika ngo si byiza gukora icyaha. Aravuga ngo bana banje batoye ngo ntimugakore icyaha, ariko ngo nimukora icyaha tumukicireho iteka. Mwumvishe bavandimwe, ngo nimukora icyaha ngo ntimukicireho iteka. Aravuga ngo dufite umurengezi wacu, Bwana asifiwe. To do the will of God. Yes. Umurimo yakoze kwari gukora ubushake bw'Imana. Uzovuga ngo icyazanye Yesu nukukiza. Timoteyo yavuze ngo nukwisi gushidikanya ngo kimwe mu bintu byazanye Yesu ngo mu gushaka abanyabyaha, ngo kandi ngo muri abo banyabyaha wari ngo ku murongo wa mbere. Nubwo bwabakishije manishi uyu murimo Yesu yaje gukora mu isi. Mariko arandika ngo muvanamu ngo ntiyaje gukorerwa, ahubwo ngo yaje gukora, yaje kudukorera. Ntabwo yaje aje kugira ngo twebwe tumukorere, ahubwo yaje kudukorera. Nakwamini karimawiza Imana yamuhinduye icyaha ku bwanjye, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri jye.
sibyo? Iyo tuvuga Yesu tumuvuga nk'umuntu wakoze imirimo ikomeye cyane itangaje, kandi ntabwo twabasha kumushima kuko biri ndetse uko bingana. Ashimwe Noheli nziza kuri mwebwe mwese. Turabakiriye kandi muri uyu mwaka usoza urangira wa 2022. Tubifurije Noheli nziza mwebwe n'imiryango yanyu. Mu izina ryanje bwite iry'umuryango wanje n'irya institution mpagarariye aribyo by'itorero rya Kristo, ndavuze ngo tubifurije Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Haleluya. Cyakabiri mboneye umwanya wo kwakira bene data batekereje gusa ko ari abashyitsi, ariko twatugize iminsi tutari kumwe nabo. Wayoboye wenda ko kantu kamucitse kucumwe twateranye na Celestin, turamwakiriye. Imana imuhereze umugisha. Dushimiye Imana kandi na papa hapi nawe ntiyari yabonetse, yari yarwaye, nawe turamwakiriye ahabwe umugisha. Twakiriye papa Divine yashize k'ibyumweru nka 3 cyangwa 4 tutamubona kubera impamvu z'imirimo. N'umunezero. Tumwabona bari ayicaye kwa bere gusa. Umwana bivuzeho cyane paralele. Bwana asifiwe. Reka dukome mu mashi twakire bene data. Namwe ndakomera yaragize iminsi nawe tukamubona, yakoze n'impanuka, Imana imurindiramo. Imana ishimwe yabikoze. Wari kuba umunsi cyane cyane w'amashimwe, tukivugira gusa Yesu ibyo yakoze, twajangira tugaselebratinga, tukabyina igisimba tukitubyinye tugataha. Nukuri tuvuze amashimwe Yesu watunze n'Imana tugataha, Noheli tuba tuyibayeho, kuko tuba twibutse neza icyazanye Yesu mu isi. Ndashima Imana kandi yabarenze mwebwe mwese n'imiryango yanyu, kandi itorero ryacu tukaba tukiriho abangana gutya, nta muntu twabuze, ahubwo twarungutse twungutse abana 2 ndatekereza muri uyu mwaka. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihimbazwe. Ntabwo ndibuze gutinda, umuyobozi yarangije kutubwira ko ari gahunda zihuta. Ndagira ngo mbwirize amagambo y'Imana makeya ayo Imana yashize ku mutima wanje, hanyuma tusoze dutahe tuze kwizihiza, komeze twizihirize Yesu mu mago yacu, navyo biracyari byiza. Umugabo witwa Babiri barataramye umunsi umwe, igitaramo kiratinda, ngo ageze aho ngaho barabasezerera ngo batahe, ngo Mungu ni wa milele. Bwana asifiwe. Ati kutwaguma muri iki gitaramo tukahera, ariko muri tutahe tuje mu mirimo yacu isanzwe. Mungu ni wa milele. Haleluya.
ya turi mu munsi wo kwibuka ivuka rya Yesu, kandi nizo tugiye kuganiraho kugira ngo dusubire dukore samari twibukanye ikivuka rya Yesu kimaze mu buzima bwacu. Uyu Yesu tugiye kuganira abantu baza mutekereza nk'agahinja, sibyo? Kagahinja kavutse kakavukira mu muryango, bagatekereza ko uwo nguwo ari we Yesu duhaye duselebratinga buri uko umwaka urangiye. Ariko reka mbabwire, Yesu ntabwo yaje mu isi ari wo Musa wayo. Muranyumva? Yesu ntabwo yaje mu isi ari wo munsi abayeho. Yesu yahozeho. Iyo usomye igitabo cy'imigani igice cya 8:20 hazavuga ngo uwo nguwo ngo yahoranye n'Imana, sibyo? Ngo ijuru ritararemwa n'isi itararemwa we yarahari. Kristo, haleluya, Sulemani yaramwanditse aravuga ngo ni bwenge bwengaramagara mu mpinga z'imisozi, abazwa n'abatindi mwese nimuze, abo mu bibaya ndetse no mu misozi, nimuze uyu mutsima wo kujijuka, mubahe Imana kugira ngo mubeho, mubahe Imana kugira ngo mubeho. Nguwo bwenge wahozeho. Amen. Niwe wari bwenge bw'Imana. Nta cyaremwe cyose cyaremwe mu isi zose tuzatubona n'ibyo tutareba byose byaremwe nawe. Haleluya. Niwe Imana yifashishije kurema ibyo tubona byose biriho mu isi. Imana yifashishije Kristo kugira ngo bibeho. Umunsi umwe abakurambere bacu bamaze gucumura, Adamu na Eva ngo bacumurira ku giti. Imana irababwira ngo ngiki giti ntimukagikore, hari ibindi byinshi mworya bikabatunga, ariko ntimugakore kuri iki giti. Bwana asifiwe. None ngo umunsi umwe ngo Eva aragenda akora ku giti, amaze gukora ku giti ngo akuraho imbuto, araza ngo ahereza Adamu nawe ararya. Ngo amaze kurya, Imana ngo ihita ibabwiraho amagambo akomeye cyane. Ngo ibwira inzoka ngo kubera kuko ugize ubugome uri inyamaswa y'ingome, sibyo? Irayibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Haleluya. Uyu Yesu duhaye tuvuga, turiko turamuvuga mu isezerano rishano uyu munsi, ariko ni Yesu wa kera wavuzwe guhera muri tangiriro ukageza mu isezerano rishya. Ntuzohora vuguteka. Duhereze bano bwiza. Haleluya. Iramubwira ngo kuko ushutse uyu mugore ukamugusha mu cyaha, iramubwira ngo uruzaho ngo ruzokomoka mu nda y'uyu mugore, ngo nibwo ngo ruzoza rukaguhonda umutwe, nawe ubona urutaha ngo uzakoma agasezerano. Isezerano ry'Imana n'itangiriro uhereye mu gice cya 3 uzosanga hari makuru. Isezerano ry'Imana, Imana kera ibigaragaje umugambi wayo ku muntu. Iravuga ngo umuntu naremye ntazagenda muherehere. Haleluya. Ntazagenda muherehere, nzashaka ukuntu uzosubira kandi kamugarura kamuyegereza. Ashimwe Yesu. Amen. Duhereze Yesu Kristo. Haleluya. Imana ibishize mu mpango, ibishize mu mugambi. Reka babwire, uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki, nicyo gitabo gisoza Bibiliya yose nta wundi yagazivuga. Iri santere kuri Yesu. Imana ishimwe. Reka mbabwire bene data, abantu benshi bari kubwiriza ubutumwa bakaguhereza iminota 40, bakaguhereza iminota 50, ukivugira yawe makuru. Hiyo si habari njema. Ndashima Imana kandi yabareze mwebwe mwese n'imiryango yanyu,
kandi itorero ryacu tukaba tukiriho abangana gutya, nta muntu twabuze, ahubwo twarungutse twungutse abana babiri. Ndatekereza muri uyu mwaka izina ry'Imana rishimwe kandi rihimbaze. Ntabwo ndibuze gutinda, umuyobozi yarangije kutubwira ko ari gahunda zihuta. Ndagira ngo mbwirize amagambo y'Imana makeya ayo Imana yashize ku mutima wanje, hanyuma tusoze dutahe tuze kwizihiza, dukomeze twizihirize Yesu mu mago yacu. Navyo biracyari byiza. Ya umugabo witwa babiri barataranye umunsi umwe, igitaramo kiratinda, ngo ageze aho ngaho barabasezerera ngo batahe, ngo Mungu ni wa milele. Bwana asifiwe. Ati kutwaguma muri iki gitaramo tukahera, ariko muri tutahe tuje mu mirimo yacu isanzwe. Mungu ni wa milele. Haleluya. Ya turi mu munsi wo kwibuka ivuka rya Yesu, kandi nizo tugiye kuganiraho kugira ngo dusubire dukore samari twibukanye ikivuka rya Yesu kimaze mu buzima bwacu. Uyu Yesu tugiye kuganira, abantu babanza mutekereza nk'agahinja, sibyo? Kagahinja kavutse kakavukira mu muryango, bagatekereza ko uwo ari we Yesu duhaye duselebratinga buri uko umwaka urangiye. Ariko reka mbabwire, Yesu ntabwo yaje mu isi ari wo munsi abaye. Muranyumva? Yesu ntabwo yaje mu isi ari wo munsi abayeho. Yesu yahozeho. Iyo usomye igitabo cy'Imigani igice cya 8:20, hazavuga ngo uwo nguwo ngo yahoranye n'Imana, sibyo? Ngo ijuru ritararemwa n'isi itararemwa we yarahari. Kristo. Haleluya. Sulemani yaramwanditse aravuga ngo ni bwenge bwengaramagara mu mpinga z'imisozi, abazwa n'abatindi mwese nimuze, abo mu bibaya ndetse no mu misozi, nimuze murya umutsima wo kujijuka, mubahe Imana kugira ngo mubeho, mubahe Imana kugira ngo mubeho. Nguwo bwenge wahozeho. Amen. Niwe wari bwenge bw'Imana. Nta cyaremwe cyose cyaremwe mu zisi zose tubona n'izo tutareba zose byaremwe nawe. Haleluya. Niwe Imana yifashishije kurema izo tubona zose biriho mu isi. Imana yifashishije Kristo kugira ngo bibeho. Umunsi umwe abakurambere bacu bamaze gucumura, Adamu na Eva ngo bacumurira ku giti. Imana irababwira ngo ngiki giti ntimukagikore, hari ibindi byinshi mworya bikabatunga, ariko ntimugakore kuri iki giti. Bwana asifiwe. Noneho ngo umunsi umwe ngo Eva aragenda akora ku giti, amaze gukora ku giti ngo akuraho imbuto, araza ngo ahereza Adamu nawe ararya. Ngo amaze kurya, Imana ngo ihita ibabwira amagambo akomeye cyane. Ngo ibwira inzoka ngo kubera kuko ugize ubugome uri inyamaswa y'ingome, sibyo? Irayibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Haleluya. Uyu Yesu turaye tuvuga, turiko turamuvuga mu isezerano rishano uyu munsi, ariko ni Yesu wa kera wavuzwe guhera muri tangiriro ukageza mu isezerano risha. Uzohora vugute. Ego. Duhereze bano bwiza. Haleluya. Iramubwira ngo kuko ushutse uyu mugore ukamugusha mu cyaha, iramubwira ngo uruzaro ngo ruzokomoka mu nda y'uyu mugore, ngo nibwo ngo ruzoza rukaguhonda umutwe, nawe muri urutaha ngo uzakoma agasezerano. Isezerano ry'Imana n'itangiriro uhereye mu gice cya 3 uzosanga hari makuru. Isezerano ry'Imana, Imana kera ibigaragaje umugambi wayo.
kamugarura kamuyegereza. Ashimwe Yesu. Amen. Duhereze Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibishize mu mpango, ibishize mu mugambi. Reka mbabwire uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki nicyo gitabo gisoza. Bibiliya yose nta wundi yagazivuga. Yari santere, iri santere kuri Yesu. Imana ishimwe. Reka mbabwire bene data. Abantu benshi bari kubwiriza ubutumwa. Bakaguhereza iminota 40 bakaguhereza iminota 50. Ukivugira yawe makuru. Hiyo si habari njema. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa kandi mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice cya 2. Igice cya 2 umurongo wa 3. Havuze ngo umwami Herode azumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, abaza aho Kristo azavukira aho ari. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda niho n'ukuri kuri muto mu midugudu ikomeye ya Yuda. Amen. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanura neza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze iby'uwo mwana, nimumubona muze mubwire nanje muje kumuraba. Amen. Ngiye kubabwira impamvu zitatu ntoya zazanye Yesu mu isi. Impamvu zitatu ntoya zazanye Yesu mu isi. Impamvu ya mbere yaraje gusohoza ubuhanuzi. Yaraje gusohoza ubuhanuzi. Twavuze ngo uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki, abantu bose bagaza bahanura kuko Kristo azavuka. Bwana asifiwe. Imana imaze kubivuga ivuze ngo mu rubyaro rw'umugore niho hazakomoka uzaza akakumena umutwe. Abahanuzi barasingira ubwo buhanuzi. Abahanuzi bakomeza guhanura ibyo kuvuka kwa Kristo. Haleluya. Kugeza ku munsi Kristo yavutse. Impamvu ya mbere yari izanye Kristo kwari kugira ngo asohoze ubuhanuzi, kuko Imana idashobora kubeshera mu ijambo ryayo. Bwana asifiwe. Yesu aza gusohoza ubuhanuzi bwavuzwe n'Imana. Haleluya. Imana ntizibesha, ihagaze ku mugambi wayo. Impamvu ya kabiri yazanye Yesu mu isi iravuga ngo yaje kumenyekanisha Imana. Yesu yaje kumenyekanisha Imana. Yohana yaranditse ubutumwa, arandika ngo uhereye kera kose ngo nta muntu wigeze kubona Imana. Uhereye mu kera kose ngo nta muntu wigeze kubona Imana, ngo usinze ngo umwana wayo ngo wahoze mu gituza cyane ngo niwe wamenyekanishije. Umwana w'Imana niwe waje kutubwira amakuru y'ijuru. Nta muntu wari warabonye Imana, ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze abona Imana, ngo umwana wayo wahoze mu gituza cyane niwe waje kwibwira abantu, ababwira amakuru y'ijuru. Hashimwe Yesu. Duhereze Yesu biza. Haleluya. Impamvu ya gatatu yaje gukura mu ibyaha. Ko abantu bikoreye ibyaha batari bakwiye kuba bikoreye. Amen. Abantu bikoreye ibyaha batari bakwiye kuba bikoreye. Mu isezerano rya kera abantu bagaza bakora ibyaha, sibyo? Ariko ibyaha ntibyagaza bikurwaho. Muranyumvishije? Iki cyabaga, kadufate ku rugero,
kini cyaha cyambere sibyo yabaye akoze icyaha akagenda agashira umutambyi akamubwira ngo nakoze ibyaha akamushira inuma akamushira intama akamushira ihene akamushira ikayiriza yarangiza akamubwira ngo none kubwaya maraso icyaha cyagendaga mu kibabaye akabishyira ahangaha umutambyi akaje imbere y'Imana mu ihema ahera kandi ngo nawe yabaga bajya baje kujana y'ayo maraso kugira ngo atambire ibyaha byiwe banyumvishe yarangiza yaza kwinjira ahandi ahera bagafata akagozi umugozi bagahambira kuko nta wundi muntu wabaze uhagenda iyo yagendaga ibintu byiwe bitameze neza bitari ku murongo yagazapfira ahandi yagiye gukorera ibitambo kandi ntawabwiye ngo agereyo baze gukura yagumirwa isohore hanze bagakuraho bamugozi kugira ngo basohore umutambyi wagiye yitwaye nabi mufishe ukuntu ibintu byari bikomeye yarangiza kazana cya cyaha cyawe cyose wakoze akamenaho ya maraso akamenaho ya maraso ya ryatungo wazanye umva mukingo amaraso yo mu isezerano rya kera yagazakora kano kapapuro twagira ko mwarimu muri Kongo yagaza ukora ikosa ukamubwira ngo pardon wamukoreye icyaha akakubwira ngo je te pardonne mais le péché reste tubuza kumva igifaransa bari icyaha kibuye sibyo nguko uko agaciro k'amaraso yo mu isezerano rya kera yari ameze icyo yabashaga gukora kwari gutwikira gusa ukavaringa umwaka waza gushira muri Disemba garantiya y'amaraso ikabirarangiye icyaha cyawe kikaba gisubira kikagaruka uko cyakabaye ashimwe Yesu wakuze n'Imana impamvu ya gatatu yazanye Yesu mu isi ni ugukuraho icyaha reka mbabwire bene data ubu turi gukora ibyaha tukabyinanwa tukabirarana tukagira ngo ni ubuzima bwacu tukagira ngo ni ibyacu n'ibyaha si ibyacu sibyo ibyaha si umugabane wacu wo kubirarana no kuzirirana umwanditsi w'Abaroma yaranditse aravuga ngo ntimukabikire ngo ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo ahubwo mwihereze Imana nk'abazuki abantu bari mu kubikira ibyaha mu mibiri yabo izapfa Yesu yaje gukuraho ibyaha uramaze se ko yaje kubikuraho uko abantu byarashize abantu ntibakibikora yego barabikora abantu baracyakora ibyaha muri nzira yaravuze ngo ngerageza uko nshoboye ngo kwibuza inama mbi n'ibya ngo ariko nyamara nzabyibonamo ngo ujye umboneza mwese mbabwire ikintu kizatuma abantu baribuka tugize iminsi turi muri za Noheli ni ukutamenya agaciro k'imirimo Yesu yakoze ku bwawe ugakomeza ukazikorera ibyaha zawe ukabyikorera bikakubera umunsi ukabimara n'umwaka ariko Yesu yaje kugira ngo yaje gukuraho ibyaha iyo tugiye imbere ya Yesu tukamubwira mu mwaka tubabarira ibyaha twakoze twatwama tubaturinde kandi umwaka ntiwoshira ngo bisubire kandi bitugaruke kose muranyumvishe ibyaha umwaka ntiwoshira ngo bisubire kandi bitugarukeho muri mvyabuze ngo na sitazibona kamwe alitupa nataka kushukuru Yesu alitupa zambi zangu mbali haleluya na sitaziona tena kamwe hazitanitawala tena
umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo uko bw'iburasirazuba ngo hitaruye ngo iburengerazuba ngo niko yajanye ibyaha byacu kure. Yesu yaje kumaraho icyaha mu isi. Abantu bikoreye ibyaha, abantu bikoreye ibyaha, bikoreye imitwaro, ariko uwagombaga kuyikorera arahari. Yatanze itangazo haravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo baruhure. Abantu bararushe baruhijwe n'ibyaha, ariko mu mpamvu zikomeye zazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo amareho icyaha. Yohana arandika ngo si byiza gukora icyaha. Yohana wa mbere arandika ngo si byiza gukora icyaha. Aravuga ngo bana banje batoye ngo ntimugakore icyaha, ntimugakore icyaha, ariko ngo nimukore icyaha ntimukicireho iteka. Mwumvishe bavandimwe, ngo nimukore icyaha ngo ntimukicireho iteka. Aravuga ngo dufite umurengezi wacu, Bwana asifiwe. Tuza tugaruka tugasubira ku murengezi Satani ngo iyanyibukije gukiranirwa kwanje ngo bashaka kunyihebesha. Haleluya. Ngo ndeba umukiza waje ngo wabikuyeho byose. Haleluya. Aravuga ngo kera yarampongereye no kuri sinzara. Ngico icyo twari kumenya cyazanye Yesu mu isi. Takiraga hinji sakana kaje kurerwa agize imyaka 2 yaragiye mu bwami bwiwe. Sibyo abantu ntibabimenye. Yohana arandika avuga ngo umucyo waviriye mu isi, mu isi ntiyabimenya kuko umwijima umucyo wayiviriyemo, isi ikomeza kwibera mu mwijima. Ariko arandika avuga ngo abamwakiriye bose ngo bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi. Haleluya. There is a power. Haleluya. Hari ubushobozi tubonera mu kwakira Yesu mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ubwo bushobozi buduhesha iki? Ngo buduhesha kuba transformed, tukava muri za generasiyo zacu tukava kwa se na nyina akitwa umwana we. Manishi. Haleluya. Haleluya. Ngize impamvu zazanye Yesu gusa. Umva, ngiye kuvuga ibi bintu bikeya dusoreze ahangaha. Twasomye mu Herode ngo maze kumva kuko Yesu yavutse ngo batuma abantu bari bagenda baje kumubariza. L'intention icyari kigambiriwe ntabwo kwari kugira ngo nawe aje kumurama, kwari kugira ngo abone uko amwica. Sibyo? Ariko ngo babanyabwenge ngo bagiye bageze hahandi abo yari yatumye bagaragu biwe ngo bawurizwa mu nzozi. Baravuga ngo ntigusubire muri iriya nzira isubira kwa Herode, ushaka iyindi nzira mu gihe. Akamabwira Herode uyu muza mumwumva yari umwana. Ni umwana ukomoka hehe? Ni umwana ukomoka muri Edomu. Edomu twavuze bene Yakobo ko bene Isaka ko bari bangahe? Bene Isaka bari babiri. Sibyo? Umwe yari Yakobo, undi akaba Esawu. Esawu wariganyije umugisha niwe wavuyemo aba bantu bitwa Abayedomu. Mwanyumvishe? Esawu wariganyije umugisha niwe wavuyemo uyu uruzaro rwakomotse bitwa Abayedomu. Bari bagifite kantu kakera kakandi k'ibishimbo. Ibishimbo bizakora igitangaza. Barakabika kagenda kamanuka kugeza ngo kuri Herode igihe yimiye mu mwana Yesu aravuka. Herode arabimenya ko azavuka no mu muryango wa Yuda. Yuda wa hehe? Yuda wa Yakobo. Aravuga ati tuzobona zahanisha kubera inzigo y'ibishimbo. Na bishimbo zakera bahinduranyije nizo byari bigikomeje kugeza ku gihe cya Yesu. Herode ngo arabaririza mbese uwo mwana wavutse ari hehe naje mwaje kumurana. Ariko intention ntabwo yari kuja kumurana, yari kuja kugira ngo amwice. Ariko Yesu yari gupfa
yari mu mugambi w'Imana, yari agitegereje kugira ngo azadusohoze mu masezerano no muri gahunda y'Imana. Bwana asifiwe. Izi mpamvu rero, impamvu ya mbere yazanye Yesu ngo kwari kugira ngo imirimo Yesu yakoze, niyo ngiye kuvuga imirimo kingahe soreza hagaha, imirimo Yesu yadukoreye uzoza uvuga ngo iki ngiki Yesu yarakinkoreye, n'ubuzima bwawe uzoza uvuga ngo iki ngiki Yesu yarakinkoreye. Yesu ngo yaje nazanditse mu Cyongereza, bimwe muri mu Cyongereza ibindi mu Kinyarwanda, aravuga ngo to do the will of God. Yesu umurimo yakoze kwari gukora ubushake bw'Imana. Imana ishimwe. Yesu yaje kuzuza ubushake bw'Imana. Iyo usomye muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 38, impamvu ikindi kintu Yesu yakoze ngo save the sinners, nukukiza abanyabyaha. Amen. Uzovuga ngo icyazanye Yesu nukukiza. Timoteyo yavuze ngo nukwisi gushidikanya ngo kimwe mu bintu byazanye Yesu ngo mu gushaka abanyabyaha, ngo kandi mu muri abo banyabyaha wari ngo ku murongo wa mbere. Aravuga Paulo yavuga ngo umuntu wari ku murongo wa mbere wabari bakeneye gukizwa na Yesu. Aravuga ngo nishimye. Ikibazo gikomeye ngo abantu basigaye basunikira ibyaha ku bandi, ariko umuntu wese rero yisuzuma akavuga ngo ariko ibyanje byo bingana gute? Sibyo Imana twigishe muri ino Noheli, ibyo gusunikira ibyaha ku bandi tuze tubanza tuzigarureho. Umuntu avuga ngo ariko ibyanje byo bingana gute? Amen. Hallelujah. Cyakabiri aravuga ngo to bring the light, kuzana umucyo mu isi kuko isi yahoze mu mwijima. Amen. Isi yamurikiwe ubwo Yesu yavugaga akaza mu isi. Niho isi yabonye umucyo. Muri nzira avuga ngo Yesu ni wo mucyo waje bamurikira inzira. Nemera intege nkeya ngo zanje ngo narangiza mukizera kuko andengera. Aravuga ngo amurikira inzira ngo niwe byiringiro byaje nizera andengera. Ishuye mu myenda yose angura amaraso ye yandeguye gato ubwami bwanje. Aravuga ngo to make people like him, to make his people like him. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo Kristo ngo yarakwiye ngo gushushanywa n'abene se muri byose. Mwanyumvishe? Kristo ngo yarakwiye gushushanywa n'abene se muri byose, ngo kuko abana basangiye umubiri n'amaraso ngo niko nawe yahuje ibyo natwe. Haleluya. Kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, abana bahuje DNA, abana bavukana basangiye umubyeyi. Aravuga kuko niko Kristo yahuje ibyo natwe, ngo kugira ngo ahindure ubusa wari ufite imbaraga z'urupfu wari we Satani, ngo abone uko adutaha abakobwa no uko atubatura, ngo muri ubwo bubata bwo guhora dutinya urupfu ubwoba bwacu bwose. Aravuga ngo icyagatanu aravuga ngo to destroy the devil and his work. Gusenya Satani n'imirimo yiwe. Haleluya. Gusenya Satani n'imirimo n'ibikorwa bye. Yesu nicyo cyamuza. Bwana asifiwe. Aravuga ngo yaje kandi mu kuduhereza ubugingo buhoraho, to give us eternal life. Haleluya. Abantu bari bafite ubugingo bw'igice mu gihe bapfuye ntibasubire kugaruka, ariko Yesu yaje kugira ngo tugire ubugingo. Niko yavuze aravuga ngo naje mu isi kugira ngo intama zanje ngo zigire ubugingo ngo kandi zigire bwinshi. Haleluya. Zigire ubugingo kandi ngo zigire bwinshi. Aravuga ngo ikindi kandi ngo yaje gukora, ngo yaje kugira ngo ahabwe ishimwe. Tuze tumuramye tumuhimbaza. Igahimbazwa n'abera yacuruje amaraso. Igahimbazwa n'abera yacuruje amaraso. Uyu ninde wishwe n'abagome
yaje kugira ngo tujye tumuramya kandi tumuhimbaze. Ikindi yaje kugira ngo aduhereze umunezero. Isi ntiyigeze inezero, ariko Yesu yaduhaye umunezero. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Haleluya, Bwana asifiwe. Hari umunezero dufite kuko Yesu yaje mu isi. Ikindi ngo yaje kudemonstratinga humility, yaje kwerekana gucisha bugufi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kuba Imana, yatekereje kuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa ngo yambara kamera k'umugaragu w'Imana, aragambuka ngo butume Imana imuhereza izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo n'ibyo mu isi ndetse n'ibyo mu ijuru byature bivuga ko Kristo abona. Ijambo irikurikiyeho ngo kubwiriza ubutumwa. Haleluya, ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka igice cya 16, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka, niyo disikuru ya mbere Yesu yavuze, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri je, ditele bose. Haleluya, ngo yantumye kubwiriza abantu. Haleluya, yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, amubwiriza kugira ngo mbwira abantu ngo ejo umwaka mwiza ngo Imana yarigiyemo imbabazi. Umwaka w'imbabazi w'Imana n'ubuhe? Umwaka Imana yohereje mu Kristo wese. Yego. Imana ishi. Haleluya. Weje kutuhereza ubugingo. Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya 2, arababwira ngo kuko twari dupfuye, natwe ubwo namwe yarabasuye, abari bapfuye muzize ibyaha ngo n'ibijuru, ubu nibwo bwabakishije. Imana ishi. Uyu murimo Yesu yaje gukora mu isi. Mariko arandika ngo umwana ngo ntiyaje gukorerwa, ahubwo ngo yaje gukora, yaje kudukorera. Ntabwo yaje aje kugira ngo twebwe tumukorere, ahubwo yaje kudukorera. Kazi ulioanza maishani mwangu na kuamini alimaliza. The lost. Yaje gushaka no gukiza abana rasmi. Gukuko yaje ashaka. Gukuko yaje ashaka. Nuyema. Gukuko yaje ashaka. Hallelujah. Hallelujah. To bring the peace. Pawulo aravuga ngo abari babiri ngo bari batandukanyijwe, ngo baje guhuzwa n'imbaraga z'umusaraba. Hiyo ndiyo kazi ya Yesu. Tuze tuvuga Yesu, ntayandi makuru dufite. Yesu, Jesus. Haleluya. Tuze tuvuga Yesu, niwe makuru yacu. Yaje kugira biti, ngo yaje kuzana amahoro, ngo atwumvisha, ngo yunga babiri bari batandukanye, ngo abumvisha imbaraga z'umusaraba. Imana ishimwe. Amen. Ngo azana amahoro cyo mu isi, umwami w'amahoro. Mu mazina Yesu yiswe ngo izina rikomeye ryitwa ngo umwami w'amahoro. Azitwa igitangaza, umujanama ikomeye, data wa twese w'amahoro. W'amahoro, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Kera nasoje Yesu yaje kubana natwe. Imana ntabwo yigeze ibana n'abantu. Imana
yabagiriye gusa iriya umunsi umwe wose barengira umusozi uzakomeza njane nawe numve gusohora mbwira ngo genda babwire gutya ijwi gusa tima bana shaka kukubona nanshi ndashaka kukubona Imana ndaramubwira ngo genda uhagarare hagati y'urutare nimejificha ndani ya mwamba huyo ni Yesu wombona kandi wofu ariko undebesheje amaso y'umubiri kwa mupfanbashe mose baragenda guhagarara ngo mu rutare Imana ngirazicisha kugira neza kwayo imbere ye wamanutse mu Bisirayeli mu ngano aho basha kureba uno mugabo kundaye akayangana amaso yiwe yateye ubwoba Imana izaba kubana n'abantu ngiyo Christmas samahuzo sino gutaka sino gusangira twibuka Imana yakoze sizo gushidikanya Imana burakomeye Imana kwerekana ruho ikanamazo isi ikabana n'abantu igihe tweke sohoye Imana kigize Imana yohereza umwana wayo wazawe umugore tweshe twabana b'Imana Merry Christmas.